hatangiye umugabo witwa Pacifique yaryamye mu ntebe ari mu nzu ya wenyine ndetse n'inshuti y'umugore we bamwita Betty. Ndagira ngo ndorere sasa, ako kanya Betty aza gake gake akaza yegera umugabo w'abandi, akaza akamusoma. Ndagira ngo ukurikire filime. Ese uyu mukobwa agamije iki? Bamwita Betty. Ako kanya akomeza gusoma, umugabo w'abandi uba uryamye aho ngaho ubona ko rwose yasinziriye, akomeza kumusoma. Ku kanya umugabo wiwe nawe agatangira kumva hari umuntu uri kumusoma, akagira ngo byibuze yaba ari umugore wiwe Diane. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Betty akomeza gusoma umugabo w'abandi Pacifique nawe agakomereza kuko bari mu bitotsi, akavuga ati uyu ni umugore wanjye uko byagenda kose. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya akomeza kumusoma, ariko yakumva ukuntu umuntu abyibushye akahita yibaza ati se uri mu biki? Ahita akanguka akibaza ati se turi mu biki? Ndagira ngo ndekura rwose. Ariko Pacifique avuga, ariko Betty aba yanze kumuva, akavuga ati ako se iwabyibagiwe. Nuko Betty agatangira no kumusoma ku ngufu. Ndagira ngo ukurikire iyi filime, wowe utarakora subscribe ukore subscribe, dukomeze tubane. Ako kanya Pacifique aramubwira ati ndakwinginze ibi bintu bireke, reka tubireke, mfite umugore unkunda, ntabwo ibi bintu njye nabikora. Ariko Pacifique avuga, ahita amubwira ati mva hejuru rwose. Ariko Pacifique avuga, Betty akavuga ati none se hari ikibazo basi tubikoze? Ako kanya ubona ko Betty rwose ashaka kuryama n'umugabo w'abandi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Pacifique ahita avuga ati ibi ni ibiki twabijemo ryari? Ako kanya ahita yigendera, ahita azamuka mu cyumba cyiwe. Betty akamusiga aho ngaho azamuka, ubona ko rwose byamurenze. Ndagira ngo ukurikire sasa, wowe utarakora subscribe uri gucikwa. Nuko ako kanya Betty asigara aho ngaho akibaza uburyo afasha umugabo w'abandi, baba bamusize ku rugo, ndetse Diane aba yaragiye mu ruzinduko we rw'akazi adaheruka aho ngaho, kuko we aba akora akazi agenda akazamara iminsi atarataha. Ndagira ngo ukurikire sasa. Kumbi aba yarasize inshuti yiwe, yitwa Betty. Ariko ndagira ngo ndorere ibintu itangiye kumukorera. Ako kanya Betty atangira kwihumuriza umusego Pacifique yari aryamyeho, akavuga ati ariko se uriya mugabo namubona gute? Ndagira ngo ukurikire sasa, badutemberezeho gatoya. Mu gitondo cyakurikiyeho uyu Pacifique agiye kujya mu kazi, Betty yabyutse ari muri filime, ari kwirebera filime. Ako kanya Pacifique ahita aza ari kwambara rwose afunga agigire mu kazi, ubona ko rwose bwakeye neza nta n'ikibazo gihari. Ako kanya Betty ahita ahaguruka agatangira kuganiriza Pacifique, amubwira ati mumbabarire ibyaraye bibaye, ndetse mwambabara tukaba twabiganiraho niba bishoboka, ariko ndagira ngo umbabarire. Ako kanya Pacifique aramureba, aramwitegereza, akamubwira ati oya ntago bigoye, ibyo tubireke, reka tubireke rwose. Kanya Betty akomeza gusaba imbabazi yabuze n'abihera, amubwira ati ibintu baraye bakoze. Ariko Pacifique amubwira ati hoya bireke rwose, bireke ibyo bintu tubireke, reka tubireke rwose, nifite akazi kenshi ahubwo ntibizongere. Ariko Pacifique avuga, kandi ibi bintu umugore wanjye ntazabimenye. Ndagira ngo ukurikire sasa. Uku niko Pacifique abwiye uyu Betty. Betty aramubwira ati gusa nutaha turaza gusubira, tugira umunsi mwiza ati nawe. Ariko Pacifique avuga, ubundi yigira mu kazi, asiga uyu mukobwa w'inshuti y'umugore wa Pacifique Betty ahagaze aho ngaho, ndetse ari kwirebera indirimbo rwose kuri televiziyo. Ariko rwose ubona ko yakunze cyangwa se ashaka gutwara, afite operasiyo yo gutwara umugabo w'abandi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Atangira kwibaza uburyo azabigenzamo ku buryo azatwara umugabo w'abandi. Uyu Pacifique aba ari umuprofeseri ku kigo cy'amashuri.
batugarure noneho uyu Diane noneho yatashye avuye ku kazi, amaze iminsi ataboneka rwose. Ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko aza aganira na Betty amubwira ati ese kubaho hano hantu urumva bimeze bite ko uba uri wenyine kandi n'umugabo wanjye aba yagiye mu kazi? Nuko Betty atangira kumubwira ati njyewe se subizi mba ndi kwirebera amateleviziyo, ndi kwirebera filime rwose cyane ko nzikunda. Nuko akamubaza ati se wowe bimeze bite ko utari kubyara muri no minsi, bimeze bite ko udashaka umwana? Nuko Diane akamubwira ati njye ntabwo nkunda abana rwose, icyo nicyo kintu ugomba kumenya, nifitiye akazi kanjye kandi ngomba kuba nta bintu by'abana birimo kuko mba mbona agora, kandi umugabo wanjye ambwiye ko amukunda. Nuko Betty aba ari kumwumva ariko ari kumuseka amubwira ati se ariko ubona uzabishobora ibyo bintu? Bakisekera ko aba ari inshuti. Diane we ntabwo aba azi ikijya mbere hagati ya Betty ndetse n'umugabo wiwe Pacifique. Ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko Betty akomeza kubwira Diane ati rwose njye mba mbona byaba byiza uramutse ufite n'umwana, nuko ukamujyana muri la crew yawe ya fashion umanaginga. Ndagira ngo ukurikire sasa. Uyu Diane aba ari umufashoni ariko ubona ko rwose adashaka kubyara, ariko akomeza kuganira na Betty. Betty amubwira ati oya nta kibazo, wowe icyiza nuko byose wabihuza, kuba wagira umwana ndetse ukaba wagira gute wanafashoninga, kandi rega niyo mwajyana kuri stage. Agahita aseka. Diane akamubwira ati ariko se ibyo ni ibiki ubundi urimo? njye nta by'abana ndimo, nta n'ibyo nshaka, n'umugabo wanjye narabimubwiye, ntabwo ibyo bintu mbikeneye. Ariko Diane akomeza kubwira Betty, bakomeza kuganira nk'inshuti ndetse rwose ubona ko bishimye, bari guseka, bari gutera urwenya. Ndagira ngo ukurikire sasa. wowe utarakora subscribe ndakwinginze ukore subscribe kandi dukomeze tubane, ujye ukomeza urebe udufilime nk'utu ngutu kuri ino channel. Ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko bakomeza kuganira muri salo ubona ko rwose bishimye ndetse bakomeza no kuba bareba televiziyo. Ndagira ngo ukurikire. Nuko batugarureho gatoya. Ako kanya Betty aba yicaye aho ngaho mu ntebe agatangira gutekereza, akavuga ati ariko se ibi bintu nzabigenze gute mbe nabasha gutandukanya uyu Diane na Pacifique, ubundi nikundane na Pacifique. Ndagira ngo ukurikire. Uyu ese Betty umugambi afite waba uri mwiza? Ako bisa kose ni mubi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Aho kanya komeza gutekereza, yibaza ibintu byose yaba yarakoze ndetse n'ibintu ashaka gukora. Agatekereza ese uyu Pacifique yamutsindira ate, cyangwa se yaba umugabo wiwe ate, cyane yuko Pacifique aba ari umukire. Betty agatangira gutekereza kuko aba yaraje gusura uyu Diane ariyo papasi afite, aba hamaze n'igihe akomeza yiyegereza uyu mugabo. Nuko Pacifique tugere ku kazi sasa, atangira abwira inshuti yiwe ibintu byose biri kuba mu rugo rwe. Atangira kumubwira ukuntu inshuti y'umugore we iri kujya iza kumusoma mu gihe aryamye hara muri salo. Ako kanya inshuti ikavuga ati baburetse gatoya, none si ibyo bintu birashoboka ko aza nk'uko nguko akaba yagusoma nk'uko nguko? Nuko Pacifique avuga ati nibyo rwose, nibyo buri gihe agerageza gukora ibyo bintu, kandi sinshaka rwose, simukunda, nikundira umugore wanjye. Ndagira ngo ukurikire sasa inshuti y'ukuntu imubwira. Iramubwira ati akubwo urumva uwo mukobwa ngo ni Betty adafite gahunda yo kuza gusenyera urugo? Bitekerezeho neza. Aho kanya Pacifique ahita avuga ati birashoboka cyane rwose, njye nibajije ikintu yaje gukora hariya cyarancanze gatoya. Iyi nshuti ya Pacifique itangira gutekereza atari ko ubundi uriya muntu hamaze igihe kingana gute? Ese ibintu byose agukorera ni ibiki? Bahita babivumbura bakamenya yuko uyu mukobwa ngo ni Betty
yaje gutandukanya uyu muryango. Ndagira ngo ukurikire sasa, ese babimenye bate? Ni nabyo nshaka kugusobanurira mbere y'uko agasobanuye kacu tugasoza. Ndagira ngo ukurikire sasa. Inshuti iramubwira ati gira vuba vuba ufate umugore wawe ndetse n'uwo Betty ubahurize muri salo dukore inama ubundi tumubwire, kuko nta kindi kintu ashaka. Ahita atangira kumenya yuko uyu Pacifique ahita yikora mu mutwe agatekereza akibaza, kumbi baba bashaka kumutwarira imitungo ye akirukana umugore we ko abagashwana. Ndagira ngo ukurikire sasa, kuko Betty aba yarakoraga hehe mu kabari ako kanya mu rugo. Sasa ndagira ngo ukurikire ibyaje gukurikiraho. Pacifique yaje kwihanangiriza uyu mukobwa ngo ni Betty, ati waje muri rugo turakwakira, uje nk'inshuti y'umugore wanjye, ariko ibintu byose wakoze ndagira ngo mbivuge imbere y'abandi bantu bose bari aha ngaha, nabo babimenye ko waje kwangiza famiye yanjye, kuba wakica ubuzima bw'inshuti yawe Diane. Ese birani ibiki? Ndagira ngo ukurikire. Atangira kubwira Betty ati ibi bintu narabikubuje n'umunsi wa rimwe, ati ntuzongere. Betty areba hasi kuko umugambi yari afite ubupfuye. Pacifique yamaze kuwuvumbura. Ndagira ngo ukurikire sasa umugore wa Pacifique uburyo yavuze ati se Betty, kuko waje kunyangiriza ubuzima bwanjye. Naha tugasoreje. Ukuri kore subscribe dukomeze